nanjye manze n'ingana kibagezaho ni ikiganiro kigaruka muri secteurs zitandukanye z'ubuzima aho dusura abantu bemeza mu batandukanye mu buhinzi muri politike imyidagaduro n'ibindi. Uyu munsi rero twabasuye rwiyemezamirimo ugaragara mu gisata cy'ubuhinzi ibigendanye na irrigation mu buryo bwagutse. N'abatindi rero reka mwakire mu kiganiro cyacu adusangize byinshi ku bigendanye n'ubuhinzi na irrigation ndetse no kwiyemeza imirimo uko yatangiye nawe nkeka ko hari icyo byakumarira. Reka tumwakire. Nitwa Menya Joseph, ni umuyobozi wa Open Construction and Related Services. Ubundi Open Construction ikora imirimo yo kuhira no gufata amazi dukoresheje ibikoresho bitandukanye. Ubundi dufite birumvikana ko iyo bavuze kuhira icyambere gitekerezwaho n'uburyo bwo gufata amazi ahasanzwe agenda. Dufite amapompe atandukanye, hari pompe dufite zikoreshwa n'imbaraga z'abantu, harimo ubwoko bwa nyonganyonga, harimo n'izindi zikoresha amaboko, none abantu bagafata amazi ahari bakayajyana aho bashaka kugera. Ikindi ubwo iyo uvuze pompe hakurikiraho uburyo bwo gutwara amazi. Ya pompe yafasha amazi ariko se yajyana ite? Tugira amatiyo, tukagira imipira itandukanye bijyanye n'icyo umukiriya yifuza n'igifasha mu kuhira umurima we. Hanyuma iyo tuvuye ku matiyo nangwa se uburyo bwo gutwara amazi, tugira noneho uburyo bwo gushyira amazi ku gihingwa. Uburyo bwo gushyira amazi ku gihingwa nabwo buratandukanye. Hari uburyo bwitwa muraza kuba babarizwa Kinyarwanda muri domaine yacu atari cyinshi. Hari uburyo bwitwa drip line, abantu bakunda kubigereranya na serum. Ni uburyo bwo guha amazi y'igitonyanga ku gihingwa amatagize irindi rizi ry'ahandi. Ukaba ari n'uburyo bwiza kuko urondereza amazi kugira ngo amazi make akora akazi kenshi. Ubundi buryo dufite ni uburyo bwitwa sprinkler nangwa se uburyo bumeze nk'imvura. Ni uburyo bwo gushyira amazi mu gikoresho noneho kikayatanga nk'aho ari imvura. Ubundi buryo dufite ni uburyo bwitwa rain hose. Ni imipira ibirambitse ariko itabaguye ku buryo iyo amazi anyuramo nayo yisanza nk'imvura. Ubundi buryo tugira ni uburyo bworoheje bwo gufata imipira, umuntu wuhira akagenda agafata wa mupira amazi akayarekurira aho ashaka kuyashyira ku gihingwa. Muri rusange muri ubwo ngubwo nubwo buri buryo bugenda bugira uburyo buri detaye ariko muri rusange ni ibi bintu mwabitangiye ryari, mwabitangiye gute? Dusangiza urugendo rw'ubuzima bwawe muri aka kazi. Nge nize civil engineering nangwa se ibijyanye no kubaka, ngira ngo harimo amazi, imihanda n'amazu. Muri gahunda ya leta yacu dukangurira kwikorera, tumaze kurangiza amashuri twagiye kwikorera. Hanyuma twatangiye dukora birumvikana bitandukanye, ariko mu 2014 bisatira 2015 ubwo twatangiye akazi ko gukora ibijyanye na irrigation. Twatangiye ari ibintu bigoranye, ariko kubera imbaraga leta yacu yashizemo igatanga ibiganiro nko kumwaje kutuganiriza, ikamenyesha abahinzi n'aborozi, bigenda biza buhoro buhoro ku buryo ngira ngo dutangira twari dufite ishami rimwe, ariko ubu tumaze kugira amashami agera kuri 5. Twegereje abahinzi serivisi zacu ku buryo nakubwira ko muri uko kuva ku ishami rimwe tukagira amashami 5. Muri rusange navuga ko serivisi zacu zagutse ndetse zegerejwe n'abagenerwabikorwa bacu. Kuki mwebwe mwaganye muri iyi secteur y'ubuhinzi n'ubworozi? Iyo urebye sectors nyinshi ziracyarimo amahirwe, ariko buriya ntabwo ushaka gukora ibintu byose. Ibyo ari byose ugomba kugira icyo uhitamo. Nkunda no kuganiriza abantu nkababwira ni nta bintu bitunguka, nta bintu bidahomba, biterwa n'imbaraga bashizemo n'imikorere. So rero twahisemo secteur y'ubuhinzi. Icyambere ijyanye n'ibyo twize, ariko uretse n'icyo ni secteur wabonaga ko ikiri inyuma cyane. N'ubu ngubu kandi birebye ubona ko ntabwo iri imbere nk'uko izindi secteur ubona zigenda, ku buryo nibwira ko hakirimo amahirwe menshi ku buryo n'undi muntu watekereza secteur y'ubuhinzi harimo amahirwe yo kuba watangira ukazamuka ukagera ku rwego rwiza. Mwiyemeje imirimo mujya muri secteur ya irrigation. Kuki mwaje muri secteur mutagiye mu zindi secteur zitandukanye? Ngira ngo nigeze kukivuga.
ngira ngo nkangure n'abajene batekereze cyane secteur y'ubuhinzi. Secteur y'ubuhinzi iracyafite amahirwe menshi kurusha izindi secteur. Reka nanjye nk'urugero muri secteur y'ubwubatsi, ni secteur igaragara mu mujyi abantu bose babona amazu, ariko iyo urebye nk'inzu igaragara ubona kugira ngo ubone ubushobozi bwo kuba wayubaka abantu baguha akazi ubona ko bigoye. Ariko nkuko nari bivuze mu kanya, ubuse gutera igiti cy'avoka urumva bisaba investment nini, biroroshye. N'amasambu ababegereye. Voilà, n'amasambu ababegereye. Ni ahantu ushobora kubyuka mu gitondo ukareba ati cya giti cyanjye cyaramutse gite, ugakomeza. Avoka uyu munsi ku isoko turayigura, urasangira agura amafaranga 300, 500. Igiti gishobora kweraho avoka zirenga 100. So urumva rero secteur y'ubuhinzi uretse yenda umuntu waba warasigiwe ibintu bihambaye niwaba, ariko secteur y'ubuhinzi iroroshe kuyitangiramo ukazamuka. Ese ubona ibikorwa mukora bikenewe mu cyaro gusa cyangwa no mu mujyi birakenewe? Nihe bikenewe? Muri rusange bikenewe mu cyaro ko hari amasambu magari, ariko iyo urebye ahantu isi ijya no mu mujyi ubona ko tuzabikenera, nangwa se n'abanyamujyi bazabikenera, kuko imijyi igezweho iyi minsi abantu barubaka hejuru y'ibisenge bakahinga. Kandi urebye ufashe nk'umujyi wa Kigali, amazu ahubatse yose turamutse duhinze hejuru yayo dushobora kubona umusaruro wadutunga mu mujyi. So umujyi ntibiraza, ariko nifuza ko umunsi umwe n'umujyi wacu tuzasanga hejuru hari n'ibihingwa. Cyane umuturage usanzwe yihingira bitewe na sezo y'izuba na sezo y'imvura, akumva ko ibyo bintu bimuhagije, bitewe n'uko kwa kundi bya kera byabagaho, igihe cy'imvura bagahinga ibi n'ibi, igihe cy'izuba bagahinga ibi n'ibi. Kumwumvisha ko akeneye irrigation mu buzima bwe ni ibintu biri compliqué cyane. Kuki ubundi abaturage bakeneye irrigation mu buzima bwabo? Abaturage bakeneye irrigation kubera impamvu ebyiri zikomeye. Ndaza kuvuga n'icya gatatu, kugira ngo hari impamvu ebyiri z'ingenzi. Icya mbere gikomeye ni imihindagurikire y'ikirere. Hari uburyo uko ibihe byari bisanzwe atari ko bigenda, kandi buriya igihingwa ni ikintu cy'ikinyabuzima kidashobora kwihanganira imihindagurikire y'uko gisanzwe kibaho. Reka dutange urugero. Niba twari dusanzwe tugira imvura mu kwezi kwa 12, umuhinzi agahinga yizeye ko mu kwezi kwa 12 imvura izagwa, reka tujye gufata n'igihe kirekire cy'ukwezi, dufata ibyumweru 2. Akaba mu byumweru 2 yateganyaga gusarura. Iyi mvura ivuze muri bya byumweru 2 ya myaka y'urugo, aho rero niho akeneye irrigation kugira ngo umufashe, ise nkaho ije gufasha ya mvura ahandi yabuze ayo mazi yuhije, imufashe kurangiza cya gikorwa noneho yeze neza. Ubwo icyo ni kimihindagurikire y'ikirere. Ikindi cya kabiri, nubwo dusanganwe imvura n'igihe yabagaho, ariko iyo uganira n'abantu usanga ikintu cyitwa sezose, nangwa se igihe cy'ihinga cyo mu kwezi kwa 7 n'ukwa 8 ntacyo mu Rwanda twagiraga, kubera ko kuva kera cyari igihe cy'izuba. Wajya kureba ubutaka dufite, kumara amezi 3 abantu badahinga bategereje ko imvura izongera ikagwa, ukabona ko ni igihe kirekire. Irrigation rero ituma icyo gihe nacyo kiba igihe gishobora gutanga umusaruro, kuko ushobora kuhira ukabona umusaruro. Ngira ngo abajya ku masoko barayibona inshuro nyinshi. Igihe cy'impeshi usanga hari imboga n'imbuto ziboneka ku isoko, nta kindi kiba cyabikoze no kuhira. Urabona iyo urebye umuntu arya kuva mu kwezi kwa 1 kugeza mu kwezi kwa 12, kandi umuntu akeneye imboga, akeneye imbuto, akeneye ibihingwa byose nk'uko tubibona. So ntabwo rero uramutse ushaka kuba umucuruzi washobora kuva mu kwezi kwa 1 kugeza mu kwezi kwa 12 ubona ibihingwa kandi harimo cya gihe cy'izuba. Ni ukuvuga ko iyo ugendeye ku bihe gusa ntabwo ushobora kubona umukiriya ufatika uguha akazi. Kuko niba utanze urugero ubwiranye amasezerano na hoteli runaka kuzayigemurira ibigori, tuvuge n'ibigori bibisi, kuva mu kwezi kwa 1 kugeza mu kwezi kwa 12, nugendera gusa ku mvura zisanzwe, niyo tuvuge ko igihe cyabaye cyiza ntabwo bya bigori washobora kubibona. So birasaba rero ngo kugira ngo dushobore kubona akazi gafatika, twizere ko kuva mu kwezi kwa 1 kugeza mu kwezi kwa 12 kwa 12 wowe wizeye ngo ushobora kubona ibyo umuntu yanyatse. Icyabidufasha rero no kuhira.
nkuko mubona rero mwari muri kwibaza ngo irrigation ni ibiki bikorwa bite, murabireba ko hano niho biri gukorerwa mu buryo bwo kuhira bugezweho, ukaba wahinga haba mu gihe cy'izuba cyangwa se mu gihe cy'imvura kandi umusaruro ukaboneka. Aha rero turi muri rusange, reka tuhasobanurirwe n'ubishinzwe. Aha turi ni hehe? Aha turi ni mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Mpanga, mu kagari ka Mushongi, aho twasuye umugenerwabikorwa Kuhira akoresheje moteri n'imipira izamura amazi. Nkuko mubibona nako ahinga watermelon, baruhira mu gihe cy'izuba, mu gihe abandi baba bahagaze batari gukora, bo birabafasha cyane, bakuhira bakabona umusaruro uhagije. Aha ngaha urabona ko aya mazi uri kubona ni amazi aturuka mu kiyaga, moteri bayijyana ku kiyaga igapompa amazi yazamura, ikiyaga kirana hepfo, moteri ikazamura amazi mu mipira. Urabona ino mipira afashe, iyi ni umupira muremure, umupira muremure ufite metero zigera nko muri 300 uturutse ku kiyaga. Amazi arazamuka akagenda ayashyira mu mirima, aribyo bita irrigation. Aha rero ni irrigation yoroheje, kuko ni irrigation y'abantu badafite amikoro hejuru. Nitwa Bwiza badakengerwa, ndi umuntu w'umuturage w'inaha ngaha, nkaba ubundi mu gukora mu kazi ko kuvomerera insina. Iyi moteri turayitereka ku mazi, tugashyiraho urugondo tukayishyira mu mazi hagati na hagati, ubundi tukatsa igakurura amazi ikayamena aho ushaka hose. Tugarutse ku bigendanye n'ubuzima busanzwe, usanga urubyiruko rwose rwirundira mu miti, bakaza bakumva ko bagomba kuba bakanishi, bagomba gukora ibindi bintu bitandukanye, ariko ubuhinzi bagasiga iwabo mu cyaro bafite amasambu menshi yagutse, ntibatekereze ikintu cyo kuba bakagura ubuhinzi. Ariko uri rwiyemezamirimo wiyemeje imirimo, ariko ukajya mu bigendanye no gutanga ibikoresho by'ubuhinzi. Ni iki wakangurira urwo rubyiruko kugira ngo narwo rwumve ko aho ruri n'aho batuye hakiri amahirwe yo gukora kandi bakagira icyo bageraho? Yego, urakoze. Ngira ngo ikintu nakangurira urubyiruko cya mbere gikomeye ni ukugerageza gutekereza mu buryo bwagutse. Nta buzima buri mu mujyi butari mu cyaro. Icyangombwa ni uko utekereza ukagura imitekerereze yawe. Icya mbere mu cyaro amahirwe ariyo menshi atari mu mijyi, ni uko nta bahanga bariyo benshi. Ni ukuvuga ko icyo watekereza mu cyaro wagitangira nawe uri imbere. Mu mijyi, iyo ugiye kureba mu mijyi ubona ko muri sekiteri nyinshi harimo abantu bateye imbere ku buryo ushaka nawe uhera ukahabura. Ariko reka dufate nk'urugero rwumvikana rutoya. Uramutse uvuze uti dufite isambu, reka tuvuge ntiwatse n'isambu ababyeyi, ukabasaba uti reka ntere imbuto mu mbibizi z'umurima wacu, ukazikurikirana. Uyu munsi nkuko nabivuga dufite uburyo bwo kuhira, leta yashizemo nkunganire, twese tujya ku isoko. Iyo ubonye imbuto amafaranga zigura, umujene wakwemeza akazihinga akaguma iwabo, umujyi akaba wuretseho gatoya, yaza mu mujyi afite imbaraga zo kuwugumamo. Ngenda akangurira abajene ko batekereza mu buryo bwagutse, yaba gukurikira abandi ngo abandi bagiye ahangaha nanjye reka mbakurikire gusa utazi ibyo ugiyemo. Batekereze mu cyaro hari amahirwe atari mu mijyi. Niyo ugiye urebye n'imbaraga leta yacu ishyira mu buhinzi nangwa se mu cyaro, ubona ko hari amahirwe aruta yo mu mijyi. Aho kugira umuntu aze gutangira ubuzima aho bugoranye kandi hari aho bushoboka bworoshye, nakangurira abajene gutangira ubuzima mu cyaro, kuko ubuzima mu cyaro burakunda. Kandi iyo urebye imbaraga leta yacu ishyira mu cyaro, nta n'icyaro tugifite. Ushobora kujya mu cyaro ukabona amazi, ukabona umuriro, ukabona umuhanda. Sinumva impamvu umuntu yakwibaza mu mujyi, kuko u Rwanda rwacu rwose rumeze nk'umujyi. Ni ikihe gihe wigeze ugera muri aka kazi ukumva wishimiye ibyo uri gukora, noneho ukaba proud yawe ukajya uvuga ati wow? Ikintu cya mbere cyashimishije ni igihe nagiye ku ruganda nikoreshereza ibikoresho byanjye, noneho ndavuga ngo ibibazo abahinzi n'aborozi bambaza mbikemuriye
ku ruganda babikora none nta wundi muntu ndi bujye kubaza ngo iki kibazo cyabaye niki nkumva none ibyo ndi gukora ndi kubyumva neza nicyo gihe cyashimishije. Ikindi gikomeye kinshimisha n'ubu ni ukugera ahantu hari imyaka itoshye mu gihe cy'impeshyi. Ibyo byo bihora binshimisha. N'igihe mfata umwanya ngapfa kugenda avuga ngo reka njye kuri ahantu bari kuhira igihe cy'impeshyi ndeba ahantu hari green mu gihe cy'impeshyi. Urebye igihe bino bintu babitangiriye kugeza aka kanya nihe mumaze kugera, nihe mwavuye, nihe mugeze bitewe n'icyifuzo mwatangiranye ibi bintu? Njye navuga ko hari intambwe nini tumaze kugeraho yaba mu buryo hatwe ku giti cyacu ariko n'uburyo bwo gutanga serivisi. Nkuko bivuze nkuko nabivuze mbere ngira ngo dutangira twari abakozi 3 ariko ubu turi abakozi bagera kuri 15 bakorera company bahoraho muri ibyo bice bitandukanye. Urumva icyambere gikomeye byatanze akazi. Icya kabiri ariko twegereje n'abaturage serivisi, ndetse navuga ko hari n'abandi barwemezamirimo batuvukiraho nk'abakora akazi ko gusanira abafite ibikoresho byo kuhira, kuko urumva natwe ntitwashobora gutanga serivisi twenyine. Hari abantu bagiye bafungura amashami aho hegereye abahinzi n'aborozi kugira ngo babafashe gusana no gukurikirana ibikoresho byabo. So navuga ko mu buryo bugaragara habayeho kwaguka ndetse no kwagura ibikorwa. Nitwa Nyirinkindi Jean Damascene, nk'abantu umuhinzi uhinga imboga n'imbuto cyane cyane amatunda ndetse n'inyanya, mbikorera hano mu murenge wa Mpanga mu kagari ka Mushongi. Nk'uko mubireba aha ngaha urabona ko nta kintu twahingaga, twashobora kumara sezo 3 cyangwa 4 duhinga izuba rikabitwika, ndetse ugasanga n'abahinzi benshi basuhutse. Mu by'ukuri ubuhinzi ntabwo bwari umwuga wakora aha ngaha kubera izuba, ariko aho tuboneye amazi ubona ko byahinduye ubuzima bwacu. Nk'uko mubireba amatunda ameze neza kandi turi mu kwezi kwa 7, izuba rimeze nabi. Ejo hazaza ni heza cyane, ndetse ubona ko nta n'akandi kazi nakora. Ubu ngubu nsigaye ahubwo nanjye nkoresha abandi. Hari abamfitemo umugoronome uhoraho ngaha ndamuhemba, mfite n'abandi bakozi bahoraho ndabahemba. Urumva ko niwo mushinga wanjye nshyizemo imbaraga, nshyizemo umutima, kandi uzangeza kure hashoboka mu kuneza. Bakomeje kudutembereza ahantu hatandukanye, ariko irrigation muri rusange nabonye ari urugendo rurerure. Aha ngaha tugezeho ho nahakorerwa iki? Aha turi n'ubundi ni ku cyanya cya Mushongi cyuhirwa. Iki cyanya urebye kigizwe n'ibice bigera muri 4. Igice cya mbere ni ahantu dukura amazi, icyo bita water source cyangwa se isoko y'amazi. Iyo amazi abonetse, murabona hari imbere hari moteri 2 izo twita solar pump, kuko nababwiye ko iki cyanya gikoresha cyuhira ariko gikoresha imirasire y'izuba, imbaraga ziva ku zuba. Harimo pompe 2 zizamura amazi ziyajyana muri damu, nayo turageraho mbereke. Pompe ijyana n'amapano ayihereza imbaraga kugira ngo isunike amazi akazamuka mu matiyo akagera muri damu. Amazi yamaze kugera muri damu, amazi amanuka mu matiyo, aribwo yinjira muri ziriya sprinkler mwabonye mu Kinyarwanda bita indasamvura, zigatangira kurasa imvura, abaturage bakuhira bameze nk'abari gukoresha imvura. Haba Busness ni perezida w'iki cyanya cyuhirwa ndetse ingufu z'umusarur. Cyanya ubundi busanzwe duhingamo imboga, imbuto n'ibigori. System itaratangira twahingaga bisanzwe bya bintu byo mu kavuyo akajagari, ubona ko rwose nta musaruro twabonaga aha ngaha. Noneho twakundaga kugira ikibazo cy'izuba cyane bikabije, nta hanga kugira ngo umuturage wahazeze byabaga ari gito. Iyi system yahinduye byinshi, umuturage w'aha ngaha ubona ko yahinduye ubuzima. Bitewe n'aho wahereye naho ugeze aka kanya na success umaze kugeraho, ubona rwiyemezamirimo mwiza yagakwiye kurangwa n'iki? Urakoze kuri icyo kibazo cyiza. Reka njyanishe n'ikintu mara numva nabwira urubyiruko. Ndagira rwose nsaba urubyiruko kutagira stress y'amafaranga.
ahubwo bagire stress yo gutanga serivisi, kureba ikintu cyatuma abantu bagukenera. N'abandi barwemezamiro bagenzi banjye niyo message mbaha, tute gushaka amafaranga, dushake gutanga serivisi, kubera ko uriya mafaranga uretse inzego z'igihugu nta muntu ukora amafaranga. Amafaranga uyahabwa n'abandi, kandi amafaranga wayabona ariko wa wundi wakujeho yishimiye icyo wamuhaye akabwira n'undi uko baba benshi amafaranga urayabona. So message rero naho abagenzi banjye n'urubyiruko ni gutekereza uburyo bwo gutanga serivisi nziza inoze, amafaranga ntabastress, abantu nibishimira ibyo ukora amafaranga bazayakuzanira. Tugarutse kuri icyo cy'amafaranga, ubundi mu buzima bwawe amafaranga yafata nk'iki? Ubona amafaranga mbona ari nk'uburyo bwo gufasha mu kugaragaza intekerezo zawe, icyo wifuza mu buzima ushobora kugikora unyuze mu mafaranga. Ngira ngo yenda ni nabyo bitandukanye abantu hanini. Umwe akaba ashobora kubona amafaranga akayakoresha ibintu bizamura community n'aba societe, undi akayabona ugasanga ahubwo abaye kwica societe. So njye mbona amafaranga ku giti cyanjye nyabona nk'uburyo bwiza bwo kuzamura icyo ukora no guha abantu serivisi neza. Bitewe na vision watangiye utekereza na mission watangiye utekereza, ubona yaragezweho bimeze bite? Birumvikana urugendo ruracyari rurerure, ntabwo byari byose twaratangiye, ariko urugendo rusigaye ni rurerure. Niyo urebye imibare y'ahantu buhirwa ubona ko hakiri hato cyane. So rero ntabwo icyo dushaka turakigeraho, ariko turi mu rugendo. Navuga ngo noneho twamaze kubona iyo twerekeza, ikigoye ni ukugerayo, ariko aho tujya turahabona. Umwanya twe turara epfo kuri pampu izamuye amazi, aha niho tuyakusanyiriza kugira ngo tubone kuyohereza mu murima ajya kuhira ibihingwa. Aha rero kuyakusanya dukoresha isashe zabugenewe bita damushiti. Ni amashitingi abakomeye yakorewe gufata amazi. Irimo hano ifata amazi angana na metero kibe 480. Urumva ni amazi menshi ashobora kurizwa igihe kirenga umunsi wose. Aya mazi iyo pompe imaze kuyohereza hano muri damushiti, ikiba gisigaye no kuyamanura munsi, dushyiramo iti yamanura pare gravité, bitewe n'imbaraga z'ubuhaname amazi akamanuka. Aha mu cyanya cy'amatundu harimo amati yagiye atandukanye, mwabonye ko twagiye dushyiramo n'amarobine bagenda bacomekaho imipira bakuhira. Amazi amanuka afite imbaraga zihagije, washyiraho imipira ukagenda wuhira. Hari amanuka akagera epfo agakoresha ama sprinkler mwabonye. Ni ibintu byiza cyane. Ngo umuntu ari umwe ntacyo yakwigezaho, ni kubibona? Ntabwo ariko mbibona, kuko ikintu gikomeye ni ukugira igitekerezo. Birumvikana igitekerezo nabwo ntutekereza igitekerezo udashoboye, ugatera ku gishoboye gitoya kikazamuka, kuko ntacyo twese twahereye ku gitekerezo tukijyana ku isoko abantu baragishima. Ntabwo, kuko ngira ngo amafaranga ashobora no guhomba adafite igitekerezo. Igikomeye ni igitekerezo. Abajene bafite igitekerezo bagikomereho. Dufite uburyo bwinshi, dufite BDF leta yashizeho kubunganira. Mpamye ko BDF ufite umushinga mwiza wanditse yaguha uburyo bworoheje bwo gutangira, hanyuma nawe uburyo witwara hanze bikagufasha kuzamura ibyo ukora. Hari benshi barimo bavuga ko babuze ibyo bakora, bakureba gutya bakavuga turiya yabigezeho hate. Ni nk'ihe nama wabaha kugira ngo nabo batinyuke bagire icyo bakora? Inama ya mbere ni igitekerezo, iya kabiri ni ukudacika intege, kubera ko iyo ibintu utekereza utarashobora kubishyira hanze ngo abantu babibone birakuvuna. Aho rero niho hakeneye imbaraga zawe no kugerageza kwihangana ugategereza icyo urimo gushaka. So ngwaye nk'urugero, ibi bintu nkora nafashe imyaka 2 ngera naho nshaka gucika intege, hako ndavuga ni koko ibintu natekereje imbere cye. So ndagira abajene inama yo kudacika intege, ugira igitekerezo ukigerageza ugiherekeze, ugiherekeze ugikomeze
byanze bikunze kizavamo ikintu gikomeye. Hari icyo wari ugarutseho kuva watangira kano kazi kugeza aka kanya, ni ikihe gihe wigeze ucika intege ukavuga ati ibintu ndimo none wabihagarika ko mbona byari byagenda? Buriya secteur privé igoye mu ntangiriro, niyo utangiye kubona abantu bakugana utabiteguye niho hantu habiri hagoye. Intangiriro kubera ko nakivuze, nigeze gutekereza ngo kuki ntagiye gushaka akazi nk'abandi. Maze imyaka 2 yenda nicaye nta kintu ndimo gukora, ndara nicaye nkora ibintu nta kivamo, ndatekereza kuki ntagiye gushaka akazi. Rimwe na mugahura nabo mwiganye baramaze kubona akazi bameze neza. Aho ni mbere hangoye, ariko nabaryamye nka nijoro kugira ngo atekereza nti reka nongere gerageza ikintu ndatekereje ndebe niba cyakunda. Aho ni hamwe. Andi ya kabiri niyo abantu bishimiye serivisi yawe utiteguye, nicyo cyagurugute ko navuga ko naho hasa nkaho hakuvuna, ukavuga uti uyu murongo natangiye ubanza nawe ugoye. Ibaze nk'abantu bakuganye ari 50 witeguye kwakira babiri. Aho ngaho urumva ko isoko riba ryakurushije imbaraga, rimwe na rimwe ugasanga nta nubwo wize uburyo bukomeza. Aho niho haba hagoye, ariko iyo ugize kwihangana ukongera ugatekereza, ngira ngo n'Imana hari bireba umuntu iragufasha ukahanyura ugakomeza. Ni iki wakongera ku kiganiro tugiranye? Icyo nakongeraho ni ugukangurira abajene bashaka kwikorera kuza muri secteur y'ubuhinzi. Nubwo natwe turi muri irrigation, ariko hari ibisata byinshi ubona ko bitari byageramo abantu bikorera bashobora gufasha abahinzi. Natanga nk'urugero rutoya, iyo urebye uburyo isoko ryacu rindagurika mu bijyanye n'imboga n'imbuto, ubona ko haburamo ikintu ku buryo ushobora gusanga nk'inyanya n'urugero ntanze igiciro mu mwaka gishobora kwikuba hafi inshuro 5-6. Uhita ubona ko nta buryo bwo kuzibika tugira. So nakangurira abandi bantu bashaka kwinvestisa muri kigo muri iki gisata cy'ubuhinzi kugira ngo tugerageze kuringaniza ibiciro bite kujya bihindagurika cyane. Reka tugushimire rero, twizere ko nitwongera kugukenera mu bigendanye no gutanga ibitekerezo tuzakubona. Merci beaucoup, murakoze. Tuganiriye byinshi rero n'ubwiyemezamirimo wacu, kandi mubonye ko hari aho yavuye, hari aho yageze, hari ibikorwa amaze gukora kandi byinshi bifasha abaturage mu bigendanye no kwiteza imbere kandi muri secteur y'ubuhinzi. Inama rero hari urubyiruko murabibonye ko aho muri hose haracyari amahirwe yo gukora, cyane cyane muri secteur y'ubuhinzi, kandi secteur y'ubuhinzi ni secteur yagutse. Wowe mu cyaro aho waba hose si ngombwa ngo uzamuze mu mujyi nawe watekereza kimwe mu gikorwa wakora kikabasha kuzamura aho uri, kandi ufashije abahinzi mwegeranye kandi ukaniteza imbere. Reka amashimwe yo kuba mwakomeje kugiza amaso yanyu. Ikiganiro cyari ibyo wacu na munzego, kandi ikiganiro nakagaruka.